Aribyo nari kukubwira rero. Ndazenguruka ahantu hose. Ntati hari hakurya nyuma ndi kugaruka ina. Ntantu ntakatiye nashakisha ikiyede nta kibuzo. Aho ndi kujya bati genda ugurisha telefone. Telefone ndayigurisha niyo muri make make. Nta hano nayigurisha na hamwe. Namana ubuzima buri kugorana. Nyaboneka nubwo twashakanye duhubutse. Kandi ndabikubwira ukamakanya buri gihe simbikubwira. Ikibazo cyanyu ni iki ngiki umuntu ababwira ikintu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani ariko kubyumva byarabananiye. Mwese niba nzengurutse nkazenguka ari ahantu hose mpigahiga akazi nkaba nkabuze none kubona turabaho gute. None se ujya gushaka ibyo bintu wagishije inama? Mwese naragushatse ko wihuruje ko wagira ngo abakobwa bubona aho sinzi ikibazo basigaye bafite. Narihuruje nawe uranyemera hangana n'ubuzima bwawe n'ubwaye. Ukora kamwereke rero ngi inama nari mfite. Nama nari mfite ni ngi wa muntu. Ugiye kuzajya ufata umwanzuro wo kujya iwanyu saa sita. Saa sita ugenda ubafashe uturimo na nimugoroba. Uve yuriye utahuze turyame. Ubwo ndi kubona ibintu byo gushaka amafaranga hano muri Kigali ibintu birakosa biragoranye bya cyane. Faranga ntayo. Nese iyo nama ari kugira siyora. Nawe uvugisha kuri urebe kure. Inama yawe nagari. Inama niyo nyama nge nubwo mbabwira ibintu mukamakanya na ibi bintu nibyo. Ibi bintu nibyo mbabagira ibintu bizima n'inama nkubwira ati nushaka kujya ugenda rwose urebe ukuntu ujya kurya iwanyu saa sita ugaruke nimugoroba uje kuryama kuko buzo amafaranga yo ntayo. Uranga ntayo uri kubona gira inzu agiye kudusohora. Nyene buri kimwe nta kintu mbese duhagazeho. Wijabirira ntega amatwi unyumve. Ubwo ni wowe wihuruje ngiye kubona ungeze mu maso kuko wagira ngo namwe sinzi kibazo mamufite. Wewe kubeki wanyemeye. Nabona guri umuntu se nene akamenya ko utari umuntu. None wibutse ko natari umuntu akakaye. Nese wowe ngayirebe neza uri kubona uri umuntu wo gushaka. Hari ukwikuririza no kwidumbukizwa uri umuntu wo gushaka. Barero bagiye gusinya ko uzavuga ko uzantunga ugomba kubikora nk'isezerano ryawe. Nasinye he? Waje ukansanga muri ghetto ukaza waje niryami numvura ko manza. Nyingwe nsanga ni wowe. None se naje atari wamamagaye. Ngo nagwamagaye nimugora nasinze umuntu wasinze waba afite ubwenge. Nese wabonaga afite ubwenge. Iyo utabugira ntabwo ari kunyingurira. Utanga ubwiza kuri wa mukobwa ugiye kuzajya kurya iwanyu saa sita na nimugoroba ugaruka uze kuryama niba washimye kuryama. Ntabwo bishoboka. Birashoboka. Ntabwo bishoboka. Neze uri kubona turabaho gute? Ubwo nyine urahiga ukuntu biri bugende mbeho nawe kandi ugende. Aha. Sasa ari inama nakugira yindi. Ya nyuma ibaho. Mu nama nari mfite mu bitekerezo byanjye. Ugiye gushaka uburyo. Uhamagare banyu babwire ko urwaye. Urukumva? Babwire ko urwaye. None urangiza. Urukumva? Ariko baretse bimukubita kuri kumukubita uri kumora ubuse yo ninza ari kuvugisha kugira ngo wice umwana. None se so babiteye wamubyara kuzi kandi uzamureba. Namubyaye nasinze se ukumva ngiye nari mfite gahunda yo kubyara ubundi umuntu wasinze ndaza abantu basinze ntago uzizi. Ariko zavuyemo umuntu kandi niwe ugomba kumutunga. Ariko ngiye byo kumbwira ngo ugiye gushaka ikiyede nakubeshye rwose ntago biri gukunda kabisa. Ntabwo byakunda gukora ikiyede.
Nese niba baravuze ngo tinyuka urashoboye, tinyuka kuko urashoboye. Tinyuka ugenda ushaka ikiyede, usaba ikiyede, ugenda ureba abantu bari gushaka umuntu utindura wese, ugende wambara nushaka uzuze unkwipantaro. Je muri toilette ugenda utindure uzane turye. Tinyuka urashoboye. Ko nta kintu uri kumvamo. Ndabona urugo rukunaniye wa mugabo. Ariko akamubwiza ukuri. Ibintu byose nama nimagirirane. Ntabwo navuga ngo mvuye mu rugo ngiye gushakisha, wowe usigaye uryamye ngo bikunde. Ahubwo wazajya uva mu rugo nanjye mvuyeyo, arega ngiye nshobora no kugenda mu muhanda ngatoragura amafaranga. Ariko ibintu byo gushaka ikindi byo ntabwo byakunda. Arega n'inama, ibintu byose no kugirana inama tukena twumva ukuntu bimeze. Ndasira kumva atari byo. Reba nk'ubu ndashonje. Urashonje nyine ziri kugira ngo urye. Ntabwo byakunda. Ni wowe ugomba kumahira. Kubera ko wacitse amaboko. Wacitse amaguru wapi? Niba utaracitse amaguru n'amaboko uri kugira ngo uhahire nk'iki. Nk'umugore wawe. Yewe, niba ndi umugore wawe bo. Usa ndi umugore cyangwa umugore wanjye? Ndi umugore wawe, uri umugabo wanjye. Yewe, fata nkaho ndi umugore wawe. Okay, bo umugabo wawe njye nguye. Njye usigara hano uteke. Nta kibazo, ubizane mbiteke. Bizane mbiteke, niba utabishaka kugira ngo ubyumve, ubwo ndakugorora ntabwo urabukira umugore wanjye. Wapi? Navamo birabira ntabwo birakunda. Rero kumva byakunda gute? Icyambere cyo ntabwo ikiyedi nshoboye. Nta kandi kazi nshoboye. Reka njye ngenda mu gitondo mbyuka njyewe mpigira ahandi yanjye nshaka gutoragura nayo mafaranga cyangwa nkahura na nshuti yanjye tuziranye ikaba yayampa. Ariko nawe ushaka ipiki n'igitiyo ugira iki? Ujye gushaka ikiyedi, ukora ikiyedi, ushaka ni na bya bintu bividura, ugenda uvidura amatoilette, ugenda usakuza muri quartier uvuga ati nta hantu mufite toilette yo kuvidura ntaki. Bagwa akazuza n'amafaranga turye tubeho. Bitari ibyo ngiye kuzajya kurya iwanyu saa 7 na nimugoroba ugaruke mu rugo. Kandi mu kugaruka mu rugo amategeko n'amabwiriza arakurikizwa. Niba uzi ko wariye niriwe mu rugo ugomba kunzanira nanjye nkagira iki nkarya, kuko nanjye ndi umuntu ntago ndi igiti. Ugiye kubyumva ntago uri kunyumva? Biragoranye. Rero niba bigoranye bikomeje kugorana no kugira ngo ubashe kubaramba muri uru rugo. Uko ntago byakunda reka. Biragoranye pe, ibyo utabasha kubyumva. Ariko ibintu bigoranye muri ibi ndi kuvuga ni ibi. Gutindura wese ni ikintu kigoranye. Ntago urabona abagore bari gutindura zawe se. Ntago urabona abagore bari kumva amatafari. Ntago urabona abagore bari gukora ikiyedi. Ariko wowe uri magore ugende wicara akaguruko kandi mbese wumve ko ari njye ugomba kuva mu rugo nkajya gushaka akazi mbese. Ndagakura he? Weki njye ushaka kumarira izo se inshingano zawe. Ariko wowe uri umukobwa kandi abakobwa bararura abagabo. Uri kucyumva neza? Ni ngombwa kugira ngo ugire iki? Kura amaboko mu mifuka ukore. Tinyuka urashoboye. Urashoboye ni umugabo atindura wese arega nawe wajya munsi ukayitindura. Kucyumva ko akazi kose ari akabagabo. Oya. Ntago byashoboka. Icyo ndi kubona cyo. Kurambana nawe biri kure. Biri kure. Twashyize hamwe twarambana. Ntago narambana nawe. Ushaka kumarira imirimo yawe. Ariko imirimo yanjye ni iyi. Warabona umurimo wanditse ngo umurimo n'uw'abagabo. Ugiye kuvidura iyo wese usigare wicaye ahangaha. Ingo nyine ndi no kurera umwana ugenda uzana amafaranga turye. Isi kintu ndi kuvuga kitari cyo ni iki? Ujya kuyividura nsigarana uriya mwana murere. Kandi nakubwiye ko ngiye kubera uburyo nahoze ndi umusitari bitanshobokera. Arega isoni. Uri umugabo w'umusitari? Mbese warandongoye. Umugore w'umugabo w'umusitari. Oya. Ako kantu ni kabi. Ibintu byihore ntabwo byakunda. Tega amatwi nkubwira ibintu ndi kukubwira ngende seriyo. Utagira ngo ni bya bintu byo kuvuga wenda ngo n'urwenya ngo niki niki. N'ubu utazuze ko utazabijya kurya iwanyu saa 7 na nimugoroba ngaruke nagusanga hano. Kandi niba uziko ikiyedi uzagikora cyangwa se utatindora cyangwa se utagwa amatafari nabwo ntagusanga hano. Ntago ugomba kubikora n'inshingano zawe. Utabikora nanjye ndabandira. Ugomba kubikora itegeko ku itegeko byo kuvuga
kwifatisha umwana umufate cyangwa ubireke ariko icyo nzi garuke nagusanga hano sinda garuke nagusanga